Uburebure cyangwa igihagararo ni bimwe mu bigaragaza ko umuntu ateye neza. Hari n'imirimo ishobora kumworohereza gukora kurusha umuntu mugufi. Niba uri mugufi ukaba ushaka kuba muremure cyangwa ukaba ushaka ko abana bawe baba barebare, dore amafunguro n'ubushakashatsi bwagaragaje ko yabigufashamo. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko igihugu cya mbere ku isi gifite abantu barebare muri rusange ari igihugu cy'Ubuholandi. Naho igifite abantu bagufi muri rusange kurusha ibindi bihugu ni Guatemala. Profeseri muri kaminuza ya London, Erin Marovri, yavuze ko abantu bo muri iyi myaka bagenda barushaho kuba barebare kurusha abo mu myaka 100 ishize. Ibyo ahanini bigaterwa n'iterambere ry'imirire, kuko utunyangingo genesis tutahindutse, ndetse bikaba bigaragaza ko mu miryango myinshi kuri ubu abana bakora basumba ababyeyi babo. Murabibona kenshi ko imiryango myinshi abana bakuze bakaba barebare kurusha ababyeyi. Nshuti bakunzi ba BAFITE TV official, tugiye kubagezaho ibiribwa bya mbere ushobora kugufasha kuba muremure. Mu biribwa bya mbere bituma abantu baba barebare igihiga ibindi ni amata n'ibiyakomokaho. Muri Afurika ubwoko bw'abantu barebare kurusha abandi ni abadinka. Ubwoko buboneka muri Sudani y'Amajyepfo. Muri ubu bwoko ngo iyo umwana avutse amaze kumenya ubwenge ahabwa ikimasa, akacyita izina, akazajya acyitaho, akakimenyera isuku n'ibindi. Umuco wabo ushingiye ku nka muri rusange. No mu Buholandi kandi nk'uko twabivuzeho, nicyo gihugu gifite abaturage barebare muri rusange ku isi. Mu mibereho yabo kimwe mu badinka ni abantu bakunda inka n'ibizikomokaho byose. Amata niyo ari imbere mu biribwa byabo, tutibagiwe n'ibiyakomokaho. Dore intungamubiri ziba mu mata zigira uruhare mu gukura kw'amagufwa n'umubiri w'umuntu muri rusange. Ibinure: vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6 na B12. Hakabamo folate, calcium na phosphore. Habamo kandi na zinc na selenium na choline. Amata tuzayakora ikindi kiganiro cyihariye dusobanura buri bwoko bwa vitamine cyangwa buri bwoko bwa ntungamubiri zigaragara mu mata, akamaro kabo. Ikiribwa cya kabiri mu bituma abantu baba barebare ni amafi. Muri ibi biribwa habamo intungamubiri zihariye. Hari nyinshi ariko ahuriyeho n'amata. Hakaba n'izo amafi yihariye. Zimwe muri izo twavuga nka vitamine D, proteine, vitamine B12, selenium ndetse na vitamine F, ari igizwe na omega 3 ivanze na omega 6. Ikiribwa cya gatatu ni amagi. Amagi nayo ni ibiribwa bibamo intungamubiri nyinshi kandi zigira uruhare mu gutuma umubiri w'umuntu uba muremure. Ariko ibi biribwa byose twavuze n'ibindi tugiye kuvuga si ngombwa kubivanga, kuko hari byinshi bihuje intungamubiri. Mu bindi biribwa twavuga hari inyama z'inkoko, soya, ubunyobwa, imineke n'ibindi. Bisaba guhitamo wowe ibyo uzajya ukoresha. Niba hari ibitekerezo mwatwungura, bitwandikire muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.